Gospel TV nk'ibisanzwe rero kuri uyu munsi wa none twongeye kubasuhuza turabasuhuza mwebwe mudukurikira abakunzi bacu muri hirya no hino abari hano muri Zimbabwe abari muri South Africa abari mu bihugu by'ibiyaga bigari tuvuga u Rwanda tukavuga Burundi Congo tukavuga Uganda tukambuka n'amazi magari twerekeza i Burayi muri Amerika Australia aho hose tubafite abakunzi mwese tubashuje tubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Rero twari tumaze iminsi tutajya dukora ibiganiro ariko kuri uyu munsi wa none murabona ko twazanye izindi mbaraga twazanye n'utundi dushya tuje tubazaniye abatumirwa nk'uko mubibona rero ni kapo umuryango. Rero tumaze iminsi dutekereza uburyo ki twajya dusura imiryango cyane cyane imiryango tubona ibanye neza twumvishije twajya tuyegera hanyuma tukaganira nayo bakagira ibyo batwungura ndetse namwe mukagira ibyo mwungukaho. Iki kiganiro rero tugiye kubakorera twagihaye izina twagihaye izina ryitwa ngo komeza kandi wubake umuryango. Ni muri urwo rwego twanyarutse dusura iyi kapo rero turaza kubabwira ibyayo mu kanya ariko nakomeje kubicisha amatsiko reka tubahe ikaze babasuhuze hanyuma nibamara kubasuhuza ubwo nyine turakomeza tugenda tuganira ibintu bimwe bigiye bitandukanye. Ni karibu. Murakoze cyane turabashimiye cyane mwebwe abo kuri Ruhuka Gospel TV n'umunezero mwinshi dufite kuri uyu munsi kugaragara muri studio zanyu ndetse bigaragara ko mwanadusuye turabanezerewe cyane kandi turabasuhuje mu izina rya Yesu kuko mubibona rero ndi kumwe na madamu wanjye yewe by'umwihariko amazina yanjye murazi ni umuvugabutumwa yitwa Kubanza Valens hanyuma nkaba ndi n'umupapa ni madamu wanjye wo kwivuga nawe. Muraho turabasuhuje mu izina rya Yesu amazina ni ayandi ni Mwamini Natine twishimiye kubana na Ruhuka Gospel TV. Amen. Nk'uko rero mubibonye abatumirwa bacu baratwibwiye ariko mbere y'uko twinjira imbere cyane mu kiganiro cy'uyu munsi reka tubanze tubahe umwanya reka duhe evangeliste ni umuntu ukomeye adusengere abanza dushyire mu maboko y'Imana kugira ngo ikiganiro cyacu kize kubasha kugenda neza biganye n'umukozi w'Imana. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Nyiribiremwa, turagushimye amasangaya turaguhimbaje kuko uri Imana ishobora byose. Erega umugambi wawe ni mwiza kuri twebwe. Turagushimiye ko uyu munsi wahisemo ko twagirana ikiganiro n'aba kuri Ruhuka Gospel TV. Harimo nyinshi bagombaga kujyamo ariko wabayoboye ubaza muri uru rugo. Reka rero ikiganiro tugiye kugirana nabo cyoborwe nawe, umwuka yawe wera atuyobore. Niwe duhanze amaso, niwe twishyize imbere, dore ko n'ibyo dutunze byose bikomoka kuri wowe. Urakoze kuba natwe muri aka kanya turi kugumane ndetse ugakomeza kuduhumuriza muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe kandi murakoze kubwo kudusengera. Rero nk'uko nababwiye yuko iki kiganiro twagitekerejeho tukumva ko ari ikiganiro cyo kugira ngo tujye dukomeza imiryango kandi twubake n'imiryango. Rero mu rwego rwo gukomeza reka dutangirire kuri evangeliste Kubanza. Ese urabona mu buryo bwo gukomeza umuryango twawukomeza gute? Urakoze cyane munyamakuru wacu inshuti namwe abadukurikiye hirya no hino abajije ikibazo cyiza ariko uko nababwiye ko ndi n'umuvugabutumwa ntabwo biba byoroshye iby'uru rugendo rw'umuryango bikunda guhira abantu benshi iyo basenga Imana. Buriya twebwe urufunguzo dufite kugira ngo umuryango wacu urusheho gukomera ni uwo gusenga Imana. Turasenga Imana hanyuma Imana igakora ibyayo, dore ko turi no mu kwezi kwacu, ukwezi kudasanzwe, ukwezi kw'amateka,
kuko mubizi se cyangwa bamwe batari banabizi, tumaze imyaka 11 dukoze ubukwe. Ndumva twarakoze ubukwe yari itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2013. Uyu munsi rero turi mu mwaka w'ibihumbi 2024 muri kwa kwezi kwa 9 n'ubundi urumva ko Imana yakoze ibintu bikomeye kandi bitangaje. Ubwo muri mu myaka yose 11 twagashijweho n'amasengesho, twakereye urubyaro dusenga Imana iratunezeza idereza urubyaro, dore ko ubu dufite abahungu dufite n'abakobwa, Imana tugiriye neza. Ngo rero nk'uko nari bivuze, ibanga dukoresha muri ibi by'umuryango cyangwa se by'urugo nta kindi usibye gusenga Imana, hanyuma Imana ikaduhereza izindi mbaraga ziba mu kwihanganirana ndetse no kubabarirana muri byose, nuko gahunda zimeze. Murakoze cyane. Nk'uko bivuze uravuze uti mu kwezi mwibuka imyaka 11 mwakundanyemo, mwasezeraniyeho imbere y'Imana. Natwe nka Rugo Gospel TV tuboneye umwanya kugira ngo tubifuze isabukuru nziza, kandi mumenye ko tubakunda, mumenye ko tubazirikana, kandi ni nayo mpamvu n'ubundi twafashe twateye intambwe tukaza kubasura kugira ngo tubakomeze, kandi namwe mugire n'abandi bantu mukomeze. Rero ubwo n'ubundi turacyari ku ijambo rivuga ngo gukomeza umuryango. Ubwo rero reka noneho tubaze n'umutegarugori, tumubaze tuteze muri imyaka 11 kugira ngo mubashe gukomera. Mbega urugendo rw'imyaka 11 ni imyaka myinshi, mwakoresheje iki? Ese abandi bantu mwababwira iki? Ikintu cyagiye kibaha imbaraga kugira ngo mubashe kwihanganirana, kubana neza, ndetse mube mubashije nyine gukora n'isabukuru y'imyaka 11 bikarenga? Murakoze cyane. Murakoze kutubaza ikibazo cyiza. Muri make ntabwo najya kure cyane y'ibyo twaravuze. Mu bigaragara iyo habayeho gusenga, cyane cyane natwe ko turi abakristo, iyo dusenze Imana tukayiragiza byose, tukayereka byose by'urugendo rw'urugo, Imana ibasha kubana namwe kandi ikabumvira. Rero ntabwo twavuga ngo ni imbaraga zacu, ese ngo hari ibikomeye, ese ngo hari ubutunzi, oya, ahubwo ngiye mbona dushobozwa byose n'Imana, kuyubaha no kuyumvira bidushoboza muri byose. Murakoze. Murakoze namwe rwose. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo abantu babane kuko bageze mu myaka 11, cyane cyane muri iki gihe hagiye hariho ibigeragezo byinshi, hari intambara mu ngo nyinshi usanga abantu bumva ngo ingo zasenyutse, abandi bahanye amadivorce. Kuba mugejeje iyi myaka 11 rwose, natwe nka Rugo Gospel TV turababwiye ngo congratulation. Rero hari abantu bashaka kwibaza batese ubundi Valambe na Nadina bahuye bate? Mushobora kutubwiraho muri makeya uko mwahuye, uko mwaje guhuza kugira ngo mubashe kubaka ndetse runakomere mube mugejeje bw'iki gihe? Ubwo mutware n'uwo gutangirira. Murakoze cyane. Nanone urabajije kandi ubajije ikibazo cyiza, ariko nk'uko nabikubwira ko ibintu byose kenshi nagize amahirwe yo kumenya Imana nkiri mutoya, mbikuriramo. Ubwo rero mu byo nagiye niga cyangwa se nasomaga no muri Bibiliya, hari ijambo rivuga ngo urugo n'amatungo umuntu abasha kubiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore mwiza w'imico myiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Ubwo rero mu buzima bwanjye njyewe nakuze mbwira Imana ati, Imana uzamfashe ninjya gushaka nzagire umugisha wo kubona umudamu mwiza kandi umudamu duhuje. Imana rero yanejeje umutima wanjye irabinkorera. Sheri ndagukunda bizi. Ntabwo rero rwose ntabwo habayeho accident, ni ibintu twasengeye. Tumaze kubisengera rero ya Mana ijye kumva gusenga k'umuntu, byaciye mu bintu bikomeye, ariko turamenyana kuko abandi bose bamenyana, hanyuma turarambagizanya, ngira umugisha ndetse na madamu agira umugisha, turahuza urukundo rwacu rwose ruba nta makemwa. Arankunda nanjye ndamukunda, byaturutse kure. Ni ubuhamya burebure ku buryo wenda twazabasaba aho ngo mwazabona umwanya mugategura ikindi kiganiro tukababwira imvano rwose aho urukundo rwacu rwaturutse. Ariko ku ruhande rwanjye mfite ubuhamya bukomeye
ndetse n'amadamu afite ubuhamya bundi bukomeye, ariko urukundo rwaraje turabusangira hanyuma bita ko bicamo. Kubw'amahirwe rero nsanga icyifuzo nari mfite nawe n'ibyo cyifuzo yari afite, kandi duhuje ibyifuzo, kandi twese turashimira Imana ko yadusubije mu gihe kidatinze rwose. Imana yaraduhuje, dore ko n'ubundi ijambo ryo ravuga ngo inzira zayo zirenga 1000. Muri izo nzira rero ifite ukuntu yabigenje, wenda nzabahereza ubuhamya bwabyo mu minsi iri imbere, ariko ifite ukuntu yabigenje muri izo nzira zirenga 1000, iraduhuza kuva icyo gihe twamenyana kugera n'iyi saha. Urukundo rwacu rurakomeje rwose kandi rukomeze kogera. Murakoze cyane. Rwose neza, turadusobanurira neza. Ahangaha ariko hari akabanga, ubwo ni ku bakunzi bacu. Abakunzi bacu nimwumva mushaka kugira ngo muzumve ubuhamya bw'ikapo, ubuhamya bw'ukuntu bakundanye, iby'urugendo rwabo bakabijyamo imbere, ubwo muzabitugaragariza muri komenti, mukora like, mukora subscribe, ariko cyane cyane muri komenti ukamutubwira muti iyi couple twarayikunze, dushaka kumenya uko bakundanye, uko bamuje kumenyana. Ubwo ibyo byose nimubishaka nyine muzabitubwira muri komenti. Reka rero tujye no kuri madamu Vale, wowe mu kumenyana kwawe n'umufasha wawe mwamenyanye gute, wabifashe gute, uru rugendo rwo kugeza kuri imyaka 11 wagiye ubibonamo gute? Ni karibu, ubwo nawe gira icyo tubwira. Murakoze cyane, nk'uko yabivuze ko ari ubuhamya bukomeye cyane, kubera twese byagiye bitubera ni nka surprise muri make. Twese mbese twisanze ari uko Imana yaduhuje, dusanga nyine ibintu ni ibijya mu bindi, mbese bitubumwe. Ubwo rero nk'uko abivuze ko tuzategura ubuhamya burambuye, umva tuzabivuze tubivuge rwose. Urukundo rwacu ni urukundo urebye rwatwaye igihe gito, ni urukundo rwose, ntago hari nta mwaka wagezemo kumenyana, gukundana no guhita dukora ubukwe. Mbese ni mu gihe gito, nk'uko yavuze ko ari ugusenga. Imana niyo yagiye bitwereka ko iyo yari ibikoze igenda ica inzira. Mbese muri make ni ibintu bitangaje. Ubwo rero igihe tuzabivugira benshi bazatangara. Ubwo rero Imana n'uburyo yabikoze ntabwo twabimenya, iyo inzira zayo zazindi igihumbi nyine inyuzamo bitugirira neza, niko yabikoze. Kuba twarakundanye mu gihe gito, tutadukora ubukwe, turabana, tukaba tumaze imyaka 11, hari abamara imyaka 2, hari abamara 5, 3, hari n'abamara igihe gito. Ubwo rero kuba twebwe turi muri iyo myaka, ni ukuri ni Imana yonyine gusa yabikoze. Murakoze. Rero buriya no kuvuga ko hari akabanga muhishe, mushobora guhishurira abandi bantu, kuko hari umugani bajya baca ngo ntazimana zidakomanya amahembe. Hari ukuntu umugore n'umugabo bagirana utubazo, ugasanga umwe yagize wenda yakoshereje undi agahita yihutira ngo yego ngende uvuyemo, ngo ndagiye, ngo nta n'umuntu nzongera kugaruka, agafata akazinga. Aho hantu twe turashaka kugira ngo tubanze ku mudamu tumubaze, ese ubyitwaramo ute? Wenda yo habaye ikibazo hagati yanyu, ikintu kigukomeza ni iki, ndetse wabwira n'iki n'abandi bantu n'izindi ngo, abandi bantu baba mu ngo bahura n'utubazo duto ugasanga ahise avuga ngo ngo nuvuyemo, kandi akirengagiza yuko wa mugabo bashakanye umaze kubyarana umwana umwe cyangwa abana 2, agahitamo kugira ngo ajye gusafaringa, gutuma aba bana bagira ibibazo, bakabaho mu buzima butari bwiza. Wowe ubibona gute? Wabigenza gute iyo muhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo? Ni karibu. Murakoze cyane. Kuko nk'uko bavuga ngo ntazimana zidakomanya amahembe, niko bimeze. Ntabwo rwose abantu babana batavugana nabi, batarakarana se. Ubwo rero ibyo bibaho kandi mu ngo nyinshi. Nk'umuntu avuze ngo ibyo ntabwo twahuye nabyo, yaba agiye kubeshya. Ahubwo ibyo rero iyo bibaye, icyo dushyiramo ni ugusenga, kwihangana, mbese kubabarirana. Ndumva uruhande rwacu habaye gusenga, kwihangana no kubabarirana, kandi nanone tukongera tukibuka ya ndahiro uba warahiye. Ugahita wibuka ya ndahiro warahiye, ukavuga ati reka nihangane.
byose ni ukwihangana muri make, ni ukwihangana. ya noneho tutarakuvaho ubwo ndashaka kugira ngo noneho ugire n'ingo zindi zihura n'utubazo tworoheje cyangwa se niyo byari ibibazo bikomeye bagahita birukankira kuvuga ngo turasenye, aho kugira ngo bashikame barwane n'ibibazo bahuye nabyo, ugasanga ahisemo kwiruka. Wabagiriye ihe nawe? Biba bigoye kenshi kumva ko umuntu agiye aba afite ikimubabaje n'igitumye ava mu rugo rwe. Ubwo rero sinzi niba navuga ngo namugira inama y'uko yakwihangana, sinzi niba namugira inama y'iki, ariko gusa byo ntabwo biba ari byiza guhita ufata icyemezo ukavuga ati tuvuyemo, guhita uvuga ati ndagiye kuko nk'uko mwabivuze hano hanze hari ibishuko byinshi. Nshobora kuvamo maze iyo myaka 11 ugasanga aho nirukiye wenda ndashatse aho sinamaze umwaka. Ubwo rero ababa basohoka bakagenda byabananiye, ntabwo ku rundi ruhande nababrema, baba babuze uko kwihangana navuze. Ariko nkuba akirwana nabyo atekereza ngo nshobora kugenda nkavamo, njye numva namubwira agakomeza akihangana kuko byanze bikunze Imana yacu ishobora byose. Hari aho igera ikatugirira imbabazi, ntabwo yakwemera tubabaza iteka. Ubwo rero niba hari urimo aradukurikira wenda byari bimugoye bimuruhije umutima, tumva namukomeza amubwira ngo ihangane ushikame, intsinzi irahari. Urakoze cyane. Rero kubanza baravuga ngo umugabo ni umutware w'urugo, umugabo nikorera ibibazo byose by'urugo. Ese uragira inama ki abagabo bayoboye ingo muri iki gihe? Urakoze cyane mwene data. Ntabwo uko nabivuze hari amahirwe mfite nuko ngira ibihe binini byo gusenga no imbere y'Imana, ariko ikintu kimwe mbona gituma abantu benshi ingo zibananira, hariho ibintu nka 2 cyangwa se 3 navuga. Ikintu cya mbere habaho ikintu nk'uko madama bivuze, ikintu bita koroherana. Habaho koroherana, hakabaho kubabarirana. Nkuko bivuze njya mukosereza, arabizi sindigera mukubita urushyi, byose nanabikora kuko mu byo nanarahiye bitabamo. Ariko hari igihe umuntu avuga nabi. Iyo uvuze nabi rero ukabona mugenzi warababaye, hita ko wibuka ko icy'ingenzi ari ukumubwira ngo I'm sorry, mbabarira nakosheje. Nawe arabizi ko ejo azakosa, nawe akihutira kuvuga ngo mbabarira. Ijambo mbabarira rero kuri iki gihe ni ijambo rigoye abantu cyane benshi nk'abagabo. Watangiye uvuga ati ubanza uri umutware w'urugo, nibyo koko. Ibyo sinagigenda bamoni ihagarareho, numve ko ntagomba guca bugufi. Niba mpimukishije ngo mubwire ngo sorry, ntabwo yamukiye, ntacyo bitwaye. n'Imana yabidutegeka, Imana yabidusaba. Bana na mugenzi wawe mworoherana, mubabarirana mu makosa. Ubwo rero abagabo benshi muri iki gihe, umugabo yikubita mu gatuza akumva ko ari we gakomeye, akumva ko atagomba guca bugufi ngo yorohere mugenzi we. Birakwiriye. Yewe si na madamu gusa, hari n'ubwo n'umwana rwose nibyo gucyaha umwana ndamucyaha.